ibihuha kuri 155am byasohotse ariko babwira ko hari umwarimu wafunzwe. Ni nyuma y'uko hasohotse inkuru igenda ivuga cyangwa se igaruka ku byamamare bibiri hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody, nk'uko rero 155am irebera inyungu za Bruce Melody. Hasohotse amakuru avuga ko ibi uko byagenda kose basinyanye kontara ko bagomba kuba bakorana, dore ko amakuru yari yasohotse bavuga ati igihe Bruce Melody cyangwa se The Ben atitabiriye igitaramo cha Bruce Melody agomba kubasha kuba yatanga miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda, dore ko nk'uko byabashije kuba byavuga Bruce Melody we bari bavuze ko agomba kuba yakishyura miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, dore ko byagiye bivugwa. Ariko gusa bwo uwo bise The Ben cyangwa Tiger B yabashije kuba yavuga ati hoya ntabwo ari byo, ati ntabwo byakunda, atayo ni amakuru atariyo, ati byo ni ibihuha, ati kuko njyewe ntabwo nakemera kuba nakorana nabo, ati ntabwo nakemera kuba nakihuza nabo, ati bazajya bantumira mu gitaramo mbashe kuba nakijyamo ariko nta mishyikirano ihambaye cyangwa se ntabwo ngomba kuba nakihuza nabo ngo tubashe kuba twakorana umunsi ku wundi, dore ko kugeza izi saha nk'uko aya makuru yaba yarasohotse, ndatekereza ko Bruce Melody nta kintu na kimwe arayavugaho, dore ko babisohoraga babikesha urubuga rwa 155am. ubwo ni itsinda rirebera Bruce Melody inyungu ze, dore ko ayo makuru ariho yasohokaga, ariho bavuga ati ni gutyo biba bimeze. Ariko Bruce cyangwa se The Ben we yabashije kuba yahakana ayo makuru, agenda avuga ko ayo makuru atariyo. Ariko muri rusange 155am ntabwo yabashije kuba yagira icyo ibivugaho, ahubwo ubwo The Ben we niyo wabashije kuba yatera intambwe cyangwa se niyo wabashije kuba yavuga ati ibi bihuha ntibihagarikire ahangaha, ati ntabwo ari byo, ati ni ukubesha, ati ahubwo njyewe ntabwo niyemera. Ni nyuma y'uko ahubwo uwo bita Yamano yabashije kuba yavuga ati njyewe muri uyu mwaka mfitanye indirimbo n'uwo bita Tiger B cyangwa se The Ben. Yamano baravuga ati se Yamano bimeze bite, ati mufitanye indirimbo gute, ati byaba byaragenze te kugira ngo muhuze ku buryo mwasohorana umuziki ubona ko Yamano we yari afite gahunda. Rero reka twitegure uwo muzigo wa Yamano ndetse n'uyu muhanzi wacu The Ben. Ese wowe ubona iyi ndirimbo yaba imeze ute? Ubona yaba ikunzwe cyangwa se yaba imeze ute? Reka twitegure iyo ndirimbo yabo, reka bazayitugezeho. Rero hari n'andi makuru yabashijwe kuba yavugwa hano mu Rwanda. Uyu mugabo witwa Manirakiza Benjamin arakekwaho icyaha cyo kuba
asambanya abana b'abakobwa mu mashuri yisumbuye, dore ko uyu mugabo yigisha muri kaminuza, akaba akurikiranyweho gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeje kuba byatera agahinda. Ni abana b'abakobwa agenda abashukisha amafaranga, agenda ababwira ko azabakorera buri kimwe cyose. Ubu tuvugana rero mu karere ka Bugesera, ibyo abikora abizeza ko arabaha amafaranga. Nko mu karere ka Bugesera niho uyu mugabo yaba aba cyangwa se abarizwa. Ubwo rero ubugenzacyaha RIB bwabashije kuba bwamuta muri yombi, bumubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ubu afungiwe ahita Rwezamenyo, yabashije kuba yabiryozwa. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwutsa ko nimba utarakora subscribe, yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize kugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, cyawe cyawe.